So nkuko twabibonye rero JavaScript ni imwe muri programming language ikomeye cyane, ikoreshwa cyane. Twabonye ko JavaScript ari programming language ikoreshwa cyane haba mu gukora ama application, haba gukora ama website, haba gukora ama game ndetse n'ibindi byinshi. So ndetse no muri iki gihe cya AI, JavaScript ni programming language ishobora kuba yakoreshwa muri artificial intelligence. So now uyu munsi rero isomo tugiye kureba ni isomo rya kabiri, isomo ryitwa setting up your development environment. Ese ugiye gutangira gukoresha JavaScript programming language, nihe environment ukenera, niyihe environment ukeneye gusettinga kugira ngo utangire kuraninga cyangwa se utangire gukoresha JavaScript neza. So now objective y'iri somo ni yingiyi. Objective y'iri somo nta yindi, ni get your machine ready to write, learn and debug JavaScript. So objective y'iri somo nuko ugomba kumenya JavaScript, ugatangira ukandika code, ukaraninga ndetse ukadebugging. Iyo tuvuze debug ni ukureba cyangwa se gukuramo amakosa cyangwa se gusolvinga amakosa yaje kugaragara muri code zawe cyangwa se muri JavaScript code zawe. So now hari tools rero tugomba gukoresha. Muri tools dukeneye nizo tugiye kureba. So tools dukeneye kuba ufite, icyambere ugomba kuba ufite twita modern web browser. So now no kuvuga ngo ugomba kuba ufite twita modern web browser. Muri browser iri recommended ugomba gukoresha, ya mbere ni Chrome. Chrome iri recommended kubera ko isa nkaho iri powerful kandi iri modern kandi ihora ifite new update. So uri recommended rero ko wakoresha Chrome, gusa bitavuze ko ufite iyo twita Firefox, iyo twita Safari cyangwa se Microsoft nayo ushobora kuba wayikoresha. And then tool ya kabiri ni code editor. So nkuko mubibona nge ndimo ndakoresha VS Code cyangwa se Visual Studio Code. So iyi rero nayo ni code editor dushobora kuba twakoresha. Uretse ko hari izindi code editor nka Atom, Sublime Text, hari iyo bita PyCharm, hari izindi code editor nyinshi cyane ushobora kuba wakoresha, ariko iri recommended ni code editor yitwa VS Code cyangwa se Visual Studio Code. Iyi ngiyi ndimo ndakoresha. Now indi tool ya kabiri ni indi tool ya gatatu ni tool yitwa Node.js Runtime. So kora ko hari igihe kizagera tukaraninga JavaScript outside of the browser. Ngiye turukuraninga JavaScript ariko atari muri browser, dukoresha tool bita Node.js idufasha kuraninga JavaScript outside the browser. So mu gihe tugeze nko mu gihe cya backend tuzakenera iyi program yitwa Node.js, ariko ni byiza ko waba uyishize hehe muri browser. So ikindi ni browser dev tools. Iyi browser dev tools imwe tuzagenda tuzireba, ariko inyinshi ziri built into every browser, no kwango inyinshi ziri built into every browser. So for example nka urugero ugomba kuba ufite byibuze browser twavuze Chrome, ariko ushobora no kuba watunga urugero Microsoft Edge, nayo nta kibazo, ariko browser recommended ni Chrome. Murabona ko namaze kuyifungura. Aho ugomba kuba ufite iki? Ugomba kuba ufite Chrome cyangwa se browser nkingi muri laptop yawe. And then iyi niyo tool ya mbere. Tool ya kabiri twabonye ni code editor, nkuko twabibonye ni VS Code. Urabona nje nayifunguye ni ngiyi, ariko ese ko hari izindi code editor twazibonye like Sublime Text, twabonye iyo bita Atom, hari Kasa, hari n'izindi nyinshi cyane ushobora kuba wakoresha. So indi twabonye ni app bita Node.js Runtime. Node.js dufasha kuraningira JavaScript ahatari muri browser. So nukwango akenshi JavaScript irimo gukora kuri frontend ushobora kuyiraningira muri browser, ariko nanone hari igihe kigera ukaba utayiraningira hehe muri browser. Aho ngaho twifashisha tool bita Node.js. So Node.js nanjye namaze kuyinstalla. Urabona ko ninza nka searchinga muri laptop yanjye, searchinga Node, urabona ko Node.js irahita ikora iki? Irahitiza. Ikindi so iyi Node.js kuyibona biroroshye. Cyo ukora uraza hano muri browser wandikemo Node.js, wandikamo Node.js, uraza hano kuri website yabo ni nodejs.org. nuyigeraho uyikandeho. So numara nukwango nkuko bibona iyi Node.js dufasha kuraninga JavaScript everywhere. So
Now ushobora kuza ukaza hano kuri download, nuza hano kuri download bahita bakwereka aho ushobora kuba wa downloadingira. Now urabona ko ushobora kuba wakora iki, ushobora kuba wa downloadinga Node.js. urabona ko tugeze kuri version ya 24, niyo latest version ihari. Nukuvuga ngo niba ukoresha Windows ushobora kuyidownloadinga, waba uri gukoresha MacBook cyangwa se Linux software yose waba uri gukoresha uradownloadinga, ukadownloadinga setup and then after ukaba wayinstara muri mashini yawe. So now iyi rero yari tour ya gatatu twa turimo turareba, and then tour ya kane ni browser dev tools. Browser dev tools inyinshi ziba ziri built-in in browser, izindi tuzakenera tuzagenda tuzireba aho bizasaba kuba twazista. So now iyi rero niyo in some of the environment you need to have. So nuko twabonye you need to have web browser, code editor, Node.js and also browser dev tools.